ntekereza yuko ikwiriye kutubera umuyobozi kanaduha umucyo kuri iki kintu. Buragoroba buracya, no kuvuga ngo iyo bugorobye umunsi urangiye undi utangiye. Imwe mu mpamvu ituma isabato tuyitangira cyangwa se tuyiruhuka uhereye izuba rirenze, yego, no kuvuga kuwa gatandatu ku mugoroba, nuko ari Bibiliya iduha uwo murongo. Buragoroba, iyo bugorobye umunsi urangiye kandi undi ubutangiye. Ubwo rero birangire uwo bita uwa gatandatu, Abanyarwanda bita kuwa gatandatu, winduka umunsi wa karindwi. Atari uko tuwuhinduye wa karindwi, ahubwo nkuko tugiye kubibona turasanga ari umunsi wa karindwi. Ni Imana yawise wa karindwi, ntabwo ari abadive. Ni muri ubwo buryo. Umurongo wa kabiri ngo iki rero? Nuko mu museke kuwa mbere w'iminsi 7. Nuko mu museke kuwa mbere w'iminsi 7. Baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Hano haravuga ngo ku cyumweru ari wo munsi wa mbere. Eric, ntekereza yuko urujijo noneho ruvuyeho hari. Aba badamu rero bari bajyanye ibihumura bagiye gusiga umurambo wa Yesu, basanze ku cyumweru izuba rirashe. Ku cyumweru ari wo munsi wa mbere izuba rirashe. Ku cyumweru ari wo munsi wa kangahe? Wa mbere. Ngiki kinyarwanda rero. Yego. Jewe ndahinguranya mvuga yuko isabato ari y'Imana kuko byavuzwe muri wa murongo wavuze ngo ari kuwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. Niwo sabato y'Uwiteka. Ni umunsi rero w'Imana yitoranyirije, ahubwo iwuha abantu. Ariko iwuha abandi, ntabwo yawuhaye abadivantiste. Oya, ntabwo yawuhaye abadivantiste gusa, ahubwo yawuhaye abantu bose, inyoko muntu yose. Bandimwe twongeye gura kuri platform Umucyo w'isabato, nongeye kuguha ikaze mu izina ry'Imana wa Yesu Kristo. Umunezero ukomeye ngize nanone kongera kwibona ndi muzima, nkaba nongeye gura hano nawe niba dusanzwe tubana cyangwa se naho tuje bwa mbere nabwo tukaba tugize amahirwe yo guhura. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen. Hari wambajije impamvu ntakunda kwivuga, njya ngira ngo hari abantu tubana bose baranzi, ariko nitwabyara Imana Eric, nkorera kuri iyi platform Umucyo w'isabato. Ni projet y'ivugabutumwa igamije gushyira ahagaragara ukuri kw'Imana uko kwahishuwe mu ijambo ryayo, kubyerekeranye n'ukuri kw'iki gihe, ko gukomeza amategeko y'Imana harimo n'isabato. Uko tuzarushaho kugendana, tuzarushaho kumva yuko ari ubushake bw'Imana uko byavuzwe mu gitabo cyera mu buryo bw'umwihariko, ibyahishuwe bidusobanurira igihe dusohoyemo icyari cyo. Nkuko bisanzwe rero njya ngira amahirwe yo kubana n'abantu b'Imana, bakaza tugafatanya kuganira, tukibaza ibibazo, tugahana ibitekerezo ndetse n'abaduha ubuhamya. Uyu munsi rero nabwo ntabwo nje njyenyine, ndi kumwe n'umugabo mureba, tugiye kurufatanya kuganira ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dukora ikindi cyose ngiye kumusaba atwibwire, namara kutubwira uwo ari we adusengere, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Arakoze cyane umuvandimwe Eric. Nitwa Tuhile John Locke, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Isabato rero ni imwe mu ngingo cyangwa se mu mahame y'ibyo abadivantiste w'umunsi wa karindwi bizera. Hamwe n'ibyo nanjye rero ndi mu bizera iri hame. Yego. Kandi nkaba ndishimira cyane. Yego, murakoze cyane. Mbere ko dutangira rero reka dusenge. Yego. Mana yacu, tugushimiye ko dukunda cyane, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kuriganiraho, reka Mwuka Wera tubere umuyobozi, kandi abazumva iki kiganiro bose twifuza yuko bazagira ubumenyi bushya bunguka ku bijyanye n'iri tegeko ry'isabato. Utuyobore kuko uri Imana, ubasha kutubera umuyobozi mwiza mu izina rya Yesu. Amen. 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 Abo dusanganwe turaziranye yuko twahereye
mu itangiriro dusuzuma ibyanditswe byera ngo tumenye ubushake bw'Imana kuri iyi ngingo. Twahisemo gufata iyi ngingo kubera yuko itumvikanye ku bakristo benshi. Bakristo benshi bakunda umwami wabo ariko badasobanukiwe cyangwa se batazi position bahagararamo ku byerekeye isabato. Twahereye mu itangiriro tubona Imana irema icyaha kitarabaho maze ishyiraho umunsi w'isabato. Ariko ntabwo twagarukiye aho gusa, twaje kureba uko abakurambere babagaho mu kumvira ubushake bw'Imana n'inzira Imana yanyuzagamo kugira ngo bamenyeshe ubushake bwayo. Twabikoze mu buryo bw'amateka. Ubu tugeze ku musozi Sinayi mu gihe cya Mose. Umusozi Sinayi twakomeje kuganira, icyakora ntabwo twaganiriye isabato gusa, ahubwo twasanze isabato ari rimwe mu mategeko 10 Imana yatanze. Ushize twaganiriye n'umubyeyi atubwira ibyo itegeko rya kabiri kandi ryaraturyoheye rwose. Kandi tumaze igihe tuganira no ku itegeko rya 4 kubera ko ari ryo turi gutindaho mu buryo bw'umwihariko. Ntabwo twihenze kubikoraho ibiganiro byinshi. Uyu munsi nibwo tugiye gusukura itegeko rya 4. Ubushize twarebanye ingingo zigera muri 2. Ingingo ya mbere nk'uko itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, twibajije icyo kibazo, wibuke kweza umunsi w'isabato. Twabiganiye mu buryo bw'umwihariko kandi twongeye kuganira ingingo itubwira ngo mu minsi 6 ujye ukora. Twanejejwe no kubona Imana yaraduhaye umurimo, ndetse bamwe bivovotera umurimo nk'aho ari ingaruka z'icyaha. Twasanze ari umugisha ku muntu. Tugiye gukomeza iby'iryo tegeko rero. John Rock, wankundira ukajya mu byanditswe byera ahari amategeko y'Imana ukongera ukansomera itegeko rya 4. Yego, itegeko rya 4, amategeko 10 y'Imana, ngiye nkunda kongeraho ngo adahinduka. Yego. Amategeko 10 y'Imana tudakwiriye kwitiranya n'andi mategeko yandi yagiye abaho mu bihe bitandukanye abantu b'Imana bagiye banyuramo. Hari amategeko yagiye avaho, amategeko y'imihango n'ibindi. Uyu munsi turi ku mategeko rero 10 y'Imana aboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 20, uhereye ku murongo waho wa mbere. Umurongo wa mbere cyakora hari introduction ntoya, hari amagambo abanza avuga ngo Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Iyo nsoma iyi ncamake kwihanganira gukomeza ntagize icyo nyivugaho birananira. Banditse bavuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ni bande bahabwa amategeko rero? Ni abantu bifuza kuva muri Egiputa y'ibyaha. Kuko amategeko yahawe abavaga muri Egiputa mu buretwa. Ubwo rero umuntu udafite gahunda yo kuva mu byaha ntabwo amategeko amureba kuko ntacyo yamufasha. Ubwo rero itegeko rya mbere rigatangira, ubwo ni kuva 20 umurongo wa 3, aravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Rya kabiri rikavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ubwo ribuzanya gusenga ibishushanyo. Itegeko rya 3 rikavuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ritubuza gukinisha izina ry'Imana. Ntekereza ko umuvandimwe yabivuzeho. Ntabwo turarivugaho ariko tuzarivugaho. Yego. Hari umuvandimwe uzatuganiriza kuri iri tegeko. Yego, uzarigarukeho. Abantu bamenye impamvu kuki Imana ivuga ngo ntitukavugire izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ese ni ryari twaba turivuze mu kuri, ni ryari twaba tuyivuze mu busa. Hanyuma iryo ni itegeko rya 3, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Itegeko rya 4 ari naryo turiho muri iki kiganiro, riboneka mu kuva 20 umurongo wa 8. Aravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Umurongo wa 10 uravuga ngo ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe
cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. yego Bagasobanura impamvu tutakwiriye kugira icyo dukora kuri uwo munsi. Umurongo wa 11, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Itegeko ry'isabato wambwiraga gusoma, ndatekereza yuko ari iri. Urakoze cyane. Itegeko rya 4. Yego. Ni itegeko ritari rigufi, rifite ingingo nyinshi, ni nayo mpamvu tumaze ku iminsi turiganira mu buryo twitondewe. Yego. Namaze kuvuga yuko bwa mbere twaganira no murongo wa 8, wibuke kweza umunsi w'isabato. Twabonye icyo bisobanuye, twibaza uwo munsi, twibaza ingingo yo kwibuka. Abantu b'Imana bashobora gusubira inyuma bakareba iby'iri tegeko, iby'iyi ngingo twaganiriye. Indi ngingo ni umurongo wa 9, mu minsi 6 ujye ukora aba ari yo ukoreramo imirimo yawe yose. Nayo nabivuze yuko twabirebye ko hari portion y'icyumweru yitwa iminsi 6. Iyi minsi 6 inshingano iyirimo ni ugukora. Twasanze mu itegeko ry'isabato harimo n'itegeko n'umurimo. Twabiganiriye n'abantu b'Imana. Yego. Ubu rero ndashaka ko tutambuka tukajya kuri uyu murongo wa 10, ariko nabwo turafata igice gito cy'uwo murongo. Uravuga ngo ari ku wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Ndashaka ko njye nawe twiganirira uyu mugabane ubanza w'uyu murongo wa 10. Ari ku wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. Ariko uwa karindwi, ariko umunsi wa karindwi nyuma yo kuduha iminsi 6 yo gukora, icyumweru kigizwe n'iminsi 7, Imana yisigarije undi munsi. Yego. Mu minsi 6 ujye ukora. Icyumweru kigabanyijemo iminsi ibice bibiri, imigabane ibiri. Yego. Umugabane wa mbere ni iminsi 6. Mu minsi 6 ujye ukora. Iryo ni itegeko Imana itanze. Yego. Twarariganiriye ko umurimo ari itegeko. Ureba abakuru n'abatoya, ureba abagabo n'abagore, bose bahawe umurimo nk'impano Imana ibahaye. Byavuzwe icyaha kitaranabaho. Twabonye mu itangiriro igice cya 2, Imana ibwira ijyana umukurambere wacu Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, kavuga ngo bajye bahingira ibiyirimo bayirinde. Yego. Ntabwo rero ari igihano, ntabwo ari ingaruka z'icyaha umurimo, nuko Imana yabigennye. Oya, gukora ntabwo ari igihano, nta nubwo ari kubw'ingaruka z'icyaha. Yego. None mu minsi 6 twamaze gukora, uwa karindwi wiswe isabato y'Uwiteka. Ikibazo nabanza kukubaza, mbese umunsi wa karindwi ni uwuhe? Hari turabanza twemeranye yuko icyumweru gifite iminsi 7. Yego. Kandi ibyo ntabwo byakomotse ku muntu ngo bari bo babipanze gutyo, ahubwo ni Imana ubwayo. Ni Imana ubwayo yagennye yuko icyumweru kigira iminsi 7. Yego. Turabibona mu itangiriro igice cya 2. Iyo gahunda ngo nimwe muri gahunda zirambye mwene muntu yatunze. Nta n'urujijo rubirimo, nta n'ubundi buryo twasobanura portion yitwa icyumweru muri geography, muri science yari yo yose. Ni Imana ubwayo. Ahari umunsi tubasha kubisobanura bitewe nuko isi izenguruka izuba cyangwa izuba rizenguruka isi. Ntabwo mbyibuka haciyeho igihe tukamenya ko amanywa n'ijoro bibyara umunsi, tugendeye ku rugendo rw'isi n'izuba. Ukwezi nako twabisobanura gutyo, nabyo byaboneka. Umwaka nabyo nuko bigenda, ariko ingingo y'icyumweru yo ntabwo twabasha kubisobanuza ibiva byo mu kirere uko icyumweru gipanze. Ni Imana ubwayo yagipanze, kandi yakomeje kukirinda mu buryo budasanzwe. N'uyu munsi turagifite. Yego. Ni nayo rero yamaze kubikora gutyo, igenamwo kigabanwamo imigabane 2. Umugabane wa mbere w'akazi, undi mugabane wo kuruhuka. Yego. Ndagira ngo rero twibaze ikibazo, kuko bamwe bajya bibaza batese umunsi wa karindwi ni uwuhe. Ndagira ngo muri aka kanya mbabere akanwa mbabarize umunsi wa karindwi ni uwuhe. Eric, urakoze cyane. Iyo usomye mu itangiriro mu gice cyaho cya 1, twabona icyumweru kirema, cyo twakwita nka weekly cycle. Yego. Ni orere y'icyumweru igenda igaruka. Yego. Uhereye ku murongo wa 1,
umutwe w'amagambo uvuga iby'irema, Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. yego Umurongo wa mbere aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. yego Umurongo wa gatatu urakomeza ukagira uti Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho, Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima, Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. yego Ku munsi wa mbere urarangiye. eh Umunsi wa kabiri hari irema ryarakomeje, yego nawo usoje baravuga ngo buragoroba buracya, buracya. ubaye umunsi wa kangahe? Wa kabiri. Iyo ndimo gusoma iki gice cya mbere cy'itangiriro, hari akandi kantu numva nta kwihanganira gusimbuka, kugira ngo twumve nk'abantu banyuze mu ishuri, twagiye twigishwa yuko umunsi urangira saa sita z'ijoro. Aka kantu rero iyo ndimo kwiga Bibiliya igenda inyereka yuko ibyo batwigishije atari ukuri. Nk'umuntu wemera yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kandi ari ijwi ry'Imana ubwaryo ivugana n'abantu, ku babyizera nkanjye, ntekereza yuko ikwiriye kutubera umuyobozi kanaduha umucyo kuri iki kintu. Buragoroba buracya, ni ukuvuga ngo iyo bugorobye umunsi urangiye undi utangiye. yego Ni ukuvuga niyo mpamvu nk'abadivantisite cyangwa se n'abandi kuko hari andi madini burya atitwa abadivantisite agira isabato. yego Turabizi dufite denominations nyinshi. Hari amadini afite umucyo w'isabato ariko atari abadivantisite. yego Imwe mu mpamvu ituma isabato tuyitangira cyangwa se tuyiruhuka uhereye izuba rirenze, yego ni ukuvuga ku wa gatandatu ku mugoroba, nuko ari Bibiliya iduha uwo murongo. Buragoroba, iyo bugorobye umunsi urangiye kandi undi ubutangiye. Reka nihute nganisha ku gusubiza ikibazo warumbajije. Iyo iki gice cy'itangiriro, igice cya mbere gisoreza ku murongo wa 31, hanyuma bigasoreza ku munsi wa gatandatu. yego Mu gice cyaho cya kabiri ukaba umwihariko w'undi munsi wa karindwi. Nanjye kuvuga ngo twakwibaza ngo kuki uyu mutwe noneho, cyangwa se kuki uyu munsi uvuye mu gice cya mbere, ese ntibyashobokaga yuko uba umurongo wa 32? Ntabwo nize theology, wenda ngo dukore icyo bita exegesis, ariko kuri nge ntabwo nshaka kubitindaho. Icyo tubona, icyo nashaka ni suite logique y'iyi minsi. Umunsi wa karindwi rero ugatangira mu gice cya kabiri, uhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yeza umunsi wa karindwi, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Niko ndimo gusoma. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi, imirimo yayo yose yakoze. Imana iraruhuka. yego Ntabwo ari uko yari inaniwe, oya, ahubwo kuko yabonye ko twe twari dukeneye ikiruhuko. Iyo ni imwe mu mpamvu. Umurongo wa gatatu, Imana iha umugisha ibintu itigeze ikorera undi munsi. yego Umunsi wa karindwi wo igenje gute? iwuhaye umugisha Iwuha umugisha. Umunsi wa karindwi iraweza, ikora ikindi kintu cya kabiri. Igenje gute? Irawejeje. Uyu munsi ni unique, ni umunsi udasanzwe. Iwuha umugisha, umunsi wa karindwi iraweza. Niko ndimo gusoma muri Bibiliya yanjye. Nawe nawe niba uyifite uze kurebamo, ntawamenya. Ariko kuko ariwo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Basobanura impamvu isabato yayejeje ikanayiha umugisha. Baravuze ngo kuko ariyo yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Ikibazo rero cyavugaga ngo none umunsi wa karindwi ni uwuhe? Mu Rwanda iyo turimo kubara iminsi y'icyumweru, hari umunsi witwa Monday. Monday tuhita ku wa mbere. Mu Cyongereza ni Monday, mu Gifaransa ni lundi.
ubwo rero mu by'ukuri ku banyarwanda twebwe ngira ngo nta ururimi rwacu ntabwo mbizi, ntabwo ruri smart nimba ariko nabivuga ariko ntabwo mbizi ni ku bwanjye amagambo nkeya dufite ko tutari smart. Okay, icyo rero ubwo nuko nari mbivuze mu buryo bwanjye nuko nari mbivuze mu buryo bwanjye dufite inyunguramagambo nkeya. Bo kubw'inyunguramagambo nkeya nk'uko umuvandimwe yarabivuze bituma tutabasha kubona neza inyito y'amazina y'iminsi. Ubwo rero tukaba mu cyongereza bavuga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Uwo munsi rero witwa Saturday niyo sabato, ni umunsi w'isabato, n'ubundi weekly cycle igakomeza. Ubwo rero iyo dusoma ngiye uko mbyizera nuko nabisomye muri Bibiliya yanjye nkuko tugiye kubirebera hamwe. Ku bandi basengera mu yandi madini turaza kubafasha, ndumva ndibuze kubafasha kubw'umucyo nabaje gusobanukirwa kujyanye na weekly cycle. Ku cyumweru ni umunsi wa mbere, ntabwo ari umunsi wa karindwi. Yego. Ku cyumweru n'ubu umunsi wa mbere rero ubwo umunsi wa kabiri urahinduka Monday. Uwo twita ku wa mbere haraba ku wa kabiri. Uwo twita ku wa kabiri uraba uwa gatatu. Uwo twita ku wa gatatu urahinduka biraba ku wa kane. Uwo twita ku wa kane urahinduka ku wa gatanu. Uwo twita ku wa gatanu abisilamu bita Ijumaa urahinduka umunsi wa gatandatu. Ubwo rero birangire uwo bita uwa gatandatu, Abanyarwanda bita ku wa gatandatu uhinduka umunsi wa karindwi. Atari uko tuhinduye wa karindwi, ahubwo nk'uko tugiye kubibona turasanga ari umunsi wa karindwi. Ni Imana yawise wa karindwi, ntabwo ari abadive. Ni muri ubwo buryo. Ubwo rero warimo mbaza uti umunsi wa karindwi turawubwirwa n'iki? Iminsi yarahindaguritse, yaje guhindurwa n'ububasha n'umuntu wawuhinduye, kandi ntabwo kuba bihari uyu munsi byagombye kutubera urujijo, kuko Bibiliya yavugaga, yigeze kubivuga mbere yuko biba, yavuze yuko ibyo bizabaho. Ibyo tubisoma mu gitabo cya Daniyeli, muri Daniyeli igice cyaho cya karindwi, muri Daniyeli igice cyaho cya karindwi ku murongo Daniyeli igice cyaho cya karindwi, Daniyeli igice cya karindwi uhereye ku murongo waho wa 25. Yego. Ni ahantu hari umutwe w'amagambo uvuga ngo gusobanura inzozi za Daniyeli. Ku murongo waho 25 barimo baravuga ku muntu wari kuziha ububasha bw'Imana akagerageza gushaka guhindura iby'Imana yashyizeho bijyanye n'amategeko. Haranditswe ngo Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa 25, baravuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Barakomeza bakakomeza n'ibindi, hanyuma yaho imanza zirashingwa n'ibindi. Ariko hano Bibiliya nifuje ko tubanzira isomo kugira ngo tubifate nk'umwitangirizwa w'uko nituvuga yuko, cyangwa se nitwongera kubona igihamya kigaragaza yuko iminsi yahinduwe, ahari uwari wese ahita abona yuko ari ibintu Bibiliya yari yaravuze. Imana ntabwo igitungurwa, izi migambi yacu kuko izi ntangiriro n'iherezo ryacu, ariko twe ntitubasha kumenya intangiriro n'iherezo ryayo. Ibi rero ni icyerekana yuko iminsi yahinduwe. None ku cyumweru rero ni umunsi wa mbere, umunsi w'isabato. Twebwe twizera yuko ari uwo Abanyarwanda bita ku wa gatandatu. Nkurikije umucyo rero, nkurikije umucyo mfite ku bijyanye n'iminsi na kalendariye y'icyumweru, hari icyo nabashije kungukira mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mu gice cyaho cya 28. Muri Matayo igice cyaho cya 28 ni igice kitubwira ibyo kuzuka kwa Yesu. Igihe narimo niga iki gice nakurikiranye ibijyanye n'urupfu rwa Yesu n'umuzuko we, nza gusanga
ari ingenzi cyane ko buri muntu wese amenya events cyangwa se ibintu byagiye biba muri iki gice, ariko njye by'umwihariko byamfashije kumenya ku bijyanye n'iminsi bikuraho urujijo. Ku gice cya 28 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ku munsi wa mbere, ku murongo wa mbere harabanza havuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize. Yego. Nuko umunsi w'isabato ushize. Nuko umunsi w'isabato ushize. Umunsi w'isabato ugiye kurangira turakibaza ngo nuwuhe. Yego. Nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7. Nukuvuga ngo iyo isabato ishize, kuko isabato ari umunsi wa 7, twabibonye mu itangiriro mu gice cya 2, kuko isabato ari umunsi wa 7, ubwo umunsi wa 7 nushira araza uwa mbere. Yego, kuko icyumweru kitagira iminsi 8. Ubwo turahita tujya ku munsi wa mbere. Ibyo ntago ari byo twivugira, ahubwo niko Bibiliya ivuze. Nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadarena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Murongo wa 2, habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yareraga nk'urubura. Iyo ukomeje gusoma iki gice usanga Yesu yarazutse kuri uwo munsi wa mbere. Yego. Umurongo wa mbere rero niki udusigiye kumenya iminsi 2 ikurikiranya. Yego. Iyi minsi 2 ikurikirana akaba ari iyihe? Iyo tuvuye ku isabato. Yego. Ubwo tujya ku wa mbere. Iyo tuvuye ku isabato ubwo tujya ku wa mbere. Isabato yihe? Umunsi wa 7 nkuko twabanje kubisoma mu itangiriro. Eric, sinzi niba nabankusubije, ariko ibyo nsomye nibyo byabashije kumfasha gutandukanya umunsi wa 7 n'umunsi wa mbere w'icyumweru. Abantu bashobora kuza kugwa mu rujijo rw'amagambo wasomye muri Daniel igice cya harya ni cya 7. Cya 7. Uvuga utazigiye inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Yego. Nawe uravuga uti iminsi yarahinduwe. Yego. Ese koko iminsi yarahinduwe? Kuko hari ibintu bibiri uvuze. Ikibazo cy'abanyarwanda bita ku wa 7 bakawita ku wa 6. Uvuga yuko ari n'uwabihinduye. Ese uwo muntu ni umunyarwanda? Cyangwa icyo yahinduye ni igikorwa cyakorwaga ku wa 7 kizagikorwa ku wa mbere? Niki cyahindutse? Ni iminsi cyangwa ni ibyagomba gukorwa kuri iyo minsi? Ibyagomba gukorwa kuri iyo minsi byarahinduwe, nibyo byahinduwe. Umunsi wa 7 wari umunsi, nako ntabwo ari wari umunsi, ahubwo ni umunsi wo kuramya Imana nk'uko Imana yawuhisemo. Hanyuma ibyagombaga gukorwa ku munsi w'isabato ashaka kubishyira ku cyumweru, ari wo munsi wa mbere. Ubwo rero icyahindutse, yashatse gufata umunsi wa 7 w'ikiruhuko, ashaka kwimura ikiruhuko n'ibikorwa byacyo byose byo kuramya, ashaka kubyitirira cyangwa se kubishyira kuri uwo munsi wa mbere. Sinzi nimba hari mbivuze neza. None uti nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika. Yego. Mariya Magadarena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Yego. None se wasomera isomo akakubwira ati n'ubundi umunsi w'isabato ni ku cyumweru, ni umunsi wa 7, uko bwakiye ari ku wa mbere. Hano bakoresheje isabato niwo twita ku cyumweru. Wamusubiza iki? Kuko ntabwo ndabona igisubizo kivuga yuko uyu munsi w'isabato uvuzwe. Yego. Byo exactly ari ku wa 6 w'abanyarwanda. Ntabwo bisobanutse, kuko n'ubundi ntabwo bivuga ngo sinzi icyo wamusubiza uwo muntu. Eric, uraza kumfasha turebe isomo riri muri Mariko mu gice cyaho cya 16. Mariko 16. Mariko igice cyaho cya 16. Kuzuka kwa Yesu. Yego, n'ubundi ni igitekerezo kivuga kuzuka kwa Yesu. Yego. Nsomera uhereye ku murongo wa mbere. Ese wahera ku murongo wa 42 w'igice kibanza ko waza kudufasha kumva itinerere y'iminsi. Nta kibazo. Yego. Bugorobye kuko wari umunsi wo kwitegura. Ari wo munsi ubanziriza isabato. Yego. Umunsi wo kwitegura isabato. Umunsi wo kwitegura isabato. Yosefu Umunyarimataya, umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategezaga ubwami bw'Imana, aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Yego. Ariko Pilato yagitangara yuko yaba amaze gupfa. Niko guhamagaza umutware w'abasirikari amubaza yuko amaze gupfa koko. Yego.
amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikare aha Yosefu intumbi nawe agura umwenda w'igitare arayibambura ayizingira muri uwo mwenda w'igitare amushyira mu mva ye yakorogoshowe mu rutare abirindura igitare ku munwa w'imva yego abirindurira igitare ku munwa w'imva yego Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yesu babona aho ahambwe yego noneho wa murongo umbwiye umurongo nari nkubwiye ni uwa mbere n'uwa kabiri isabato ishize ishize Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga yego ubwo isabato ishize hakurikiraho uwuhe munsi ku wa mbere yego ku wa mbere umurongo wa kabiri nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 bagera ku gituro izuba rirashe hano mfite Bibiliya yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana yego reka tukoreshe n'ubundi amwe mu amagambo nk'ayo twumve uransubiramo umurongo wa kabiri hangana nsubiremo uwo murongo wa kabiri Mariko igice cya 16 Mariko igice cya 16 urasubiramo umurongo wa mbere musome hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana hanyuma n'uwa kabiri usome ndawongera usome n'ubundi isabato ishize Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga yego hano haranditse ngo isabato ishize Mariya w'Imagadala na Salome na Mariya nyina wa Yakobo bagura amavuta ahumura neza kugira ngo bajye gusiga umurambo wa Yezu yego umurongo wa kabiri ngo iki rero nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe hano haravuga ngo ku cyumweru ari wo munsi wa mbere Eric ntekereza yuko urujijo noneho ruvuyeho hari twibuke yuko iyi Bibiliya itanditswe n'abanyedini runaka mu Rwanda dufite icyitwa société biblique kandi buri dini rikorera mu Rwanda ryemera Bibiliya riba rihagarariwe iyo agiye gushyiramo translation ubwo ntekereza yuko nta kosa ririmo ariko donc kwari kugira ngo dufashe abantu haravuze ngo ku cyumweru ari wo munsi wa mbere bagera kumva izuba rirashe turi kwiga ku gitekerezo cyo kuzuka kwa Yesu aba badamu rero bari bajyanye ibihumura bagiye gusiga umurambo wa Yesu basanze ku cyumweru izuba rirashe ku cyumweru ari wo munsi wa mbere izuba rirashe ku cyumweru ari wo munsi wa kangahe wa mbere ngicyo kinyarwanda rero yego ngira ngo abakristo bemera Kristo ntabwo harimo n'urujijo cyane cyane yuko bene wacu b'abakristo bagira n'iminsi mikuru y'idini umwe mu minsi mikuru bizihiza ni umunsi wa Pasika yego barabizi yuko umunsi wa Pasika ubanzizwa n'icyo bita uwa gatanu mutagatifu vendredi saint bibuka imibabaro ya Yesu umunsi yabambweho yego ibyo bintu bikorwa ku wa gatanu w'abanyarwanda niho ndi kuvuga Bibiliya imaze kwerekana ko ari umunsi wa gatandatu witwa uwo kwitegura isabato niko twasomye yego ubwo ku wa gatandatu rero kwitegura isabato yo kuvuyemo ya vendredi saint habaho ku isabato abantu bakaruhuka ku cyumweru iyo bukeye bwaho abantu bajya muri Pasika bakiziza kuzuka kwa Yesu ubwo rero ndumva nta rujijo rubirimo gutandukanya iminsi ivugwa na Bibiliya n'iminsi y'abanyarwanda amazina bita abanyarwanda babyita ndumva hari n'icyo ngicyo kibazo twakivaho cyeka hari ikindi cyongeraho nta kindi gusa bafite Bibiliya ijambo ry'Imana nyuma yo gusoma muri Mariko igice cya 16 umurongo wa mbere n'uwa kabiri bazongere babisome muri Luka igice cya 24 uhereye ku murongo wa mbere bazasoma imirongo nk'itanu gusa n'ubundi naho harongera akavuga ngo ku cyumweru ari wo munsi wa mbere donc birasobanutse ndarikunda reka ndisome yego ndarikunda yego ni ibintu bisobanutse burya muri Bibiliya naryo rivuga ya magambo tumaze gusoma muri Mariko ariko mu bundi buryo ndahera mu gice cya 23 kibanziza cya 24 amagambo abanza n'ubundi yego batubwira uko Yesu Kristo yahambwemo yego umuntu witwaga Yosefu yari umunyajyanama mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka uyu yafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze yari umunyarimataya umudugudu w'Abayuda
nawe yategezaga ubwami bw'Imana nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu bihuje na bya bindi twasomye haruguru murongo wa 53 arayibambura ayizingira mu mwenda w'igitare ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare itarahambwamo umuntu. Eric uri gusoma ku murongo wa kangahe? 53 mu igice cya 23 cya Luka. Yego. None ngeze ku murongo wa 54 bambwiriye igihe byabereye. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Ubwo bisobanuye ngo iyi ni ya vendredi se. Yego. Ya niba ari Holy Friday simbizi. Yego. Mu Cyongereza niwo ukindusha cyane. Ntago gikurusha. Umurongo ukurikiyeho. Yego. Nuko abagore bavanye na Yesu Galilaya bamukurikiye babona imva n'intumbi ye uko bihambwe kuri uwo munsi wo kwitegura isabato. Yego. 5:6 basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu. Kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nkuko byategetswe. Iyo ni vendredi saint. Abanyarwanda bita kuwa gatandatu. None batwese ko ari ibikorwa byabaye kuwa gatandatu. Abanyarwanda bita kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu. Abanyarwanda bawita kuwa gatanu. Yego. Bibiliya uwo munsi Yesu yatangiyeho witwa umunsi wa gatandatu. Yego. Umunsi wo kwitegura. Kwitegura iki? Isabato. Kwitegura isabato. Isabato umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Eric nyemera usome umurongo wa mbere noneho bitumye numva twasoza iki kibazo ngusomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego ariko ze kunsoma 56 ugice cya 20 na era kwa 56 igice kibanza. Okay 56 ugice cya 23 no murongo uvuga ngo nuko basubirayo bateranya amarashi nandi mavuta ahumura neza byo gusiga umurambo ku munsi w'isabato bararuhuka nkuko amategeko abivuga. Yego. Tujyane rero ku murongo wa 24 mu gice cya 24 umurongo wa mbere. Tubwire Eric dusomere twumve. Kwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganisha. Kwa mbere w'iminsi 7. Hano baravuze ngo ni Luka igice cya 24 umurongo wa mbere muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Baranditse baravuga ngo kare mu museke ku cyumweru ari wo munsi wa mbere ba bagore bajya kumva bajyanye ya mavuta ahumura neza bateguye. Mfite na Bibiliya ntagatifu sinzi niba twayisoma ariko okay Bibiliya ni zimwe. Yego ni zimwe. Icyo ndi kubona rero kirimo gukuraho urujijo icyo iyi Bibiliya irimo kudufasha ni ya mazina y'Ikinyarwanda. Ni ya mazina y'Ikinyarwanda. Kare mu museke ku cyumweru ari wo munsi wa mbere. Ari wo munsi wa mbere. Muntu duteze amatwi rero wenda ni ntabwo ndi pasitoro ngo ndimo ndashaka kuguhindura umudive cyangwa se ndimo ndarwanira isabato ariko ntekereza yuko no gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gusobanukirwa kuko Imana ntabwo yifuza yuko umuyoboke wayo yayiyoboka buhumyi. Nta muntu ndimo gushishikariza kugira imyizerere nk'iyanjye ariko namwifuriza kugira imyumvire nk'iyanjye ku ijambo ry'Imana. Amen. Yego. Icyo dukeneye rero no kumva icyo Imana ivuga kandi tukaba twiteguye no kukiyoboka. Uvuze iby'abagatolika bafite Bibiliya ntagatifu nibukana amagambo padiri avuga buri gihe agiye gusoma misa. Yego. Agiye gutamba igitambo cy'Ukaristiya ku cyumweru. Aravuga ati kuri izi ntangiriro z'icyumweru. Kuri izi ntangiriro? Iyi ntangiriro y'icyumweru. Kuri iyi ntangiriro y'icyumweru. Ayo ni amagambo asubiramo iteka ryose agiye kuzamura gutamba igitambo cy'Ukaristiya. Muvandimwe Eric ni gizamatsiko warigeze gusengeraho mu itorero ry'abagatolika? Ntabwo nabasengeyemo cyakora nabavukiyemo. Ayo magambo wayumvise hehe? Biroroshye ubu ngubu dusigaye dufite uburyo bw'ikoranabuhanga n'abangaba turi kuganira tuzaganira ku ikoranabuhanga. Yego. Hariho barabimbwiye nanjye ngira amatsiko njya gukurikira igitambo cya misa. Kuri radio Pacis igicaho hariho intuza yayo televiziyo Pacis TV. Yego. Ibasha kukubwira rwose igitambo cya misa. Uzakurikire igihe padiri agiye gutamba igitambo cy'Ukaristiya ku cyumweru. Ibi bintu azabivuga. Azabivuga rwose bigomba kuvugwa nuko liturujia yabiteye. Rero abagatolika barabizi neza. Yego.
babibwirwa buri cyumweru yuko ku cyumweru ari ku munsi wa mbere nubwo hari batabyitayeho ariko ibyo birazwi ntabwo rero amazina y'ikinyarwanda akwiye gucanganyukisha umuntu ku buryo atasobanukirwa n'ukuri kwa Bibiliya ko gutandukanya umunsi wa gatandatu n'umunsi wa karindwi wariwe. Yego Eric, reka tujye mbere. Ikindi nibaza rero muri ya magambo turi kwibaza twamaze gusoma ko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka. Yego. Isabato ni y'Uwiteka koko cyangwa ni y'Abadive? Nawe watubwiye ko uri umudive. Isabato ni y'Uwiteka cyangwa ni y'Abadive? Yego ndi umudive. Ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ntabwo mbizi ariko yego nge ibyo mvuze kandi ubwo nibyo by'ukuri nabyumvise. Ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Isabato ntabwo yego ngewe isabato ni y'Abadive. Niko mbyemera. Nge ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Isabato rero ntabwo ari y'Abadivantiste. Ngenda gisubiza ntavuze ngo isabato ntabwo ari y'Abadivantiste. Ahubwo igisubizo kiravuga ngo isabato ni y'Abadivantiste ariko sibo gusa. Ntekereza yuko abavuga ko isabato ari y'Abadivantiste cyangwa se ari y'Abadive muri context wari ubivuzemo baba bashaka kwerekana yuko ari akantu kabo. Ntekereza ko baba bashaka kuvuga yuko ari akantu k'Abadivantiste kabo. Bavuze ngo isabato ni y'Abayahudi. Baba bashaka kugira ngo babone uko babikwepa cyangwa se babisunikire kuri babandi. Noneho abandi basigare bisa nkaho bitabareba. Ariko ntekereza yuko isabato atari y'Abadivantiste. Isabato nta nubwo ari y'Abayahudi gusa, nta nubwo isabato ari iya Mose gusa. Ndaza kongera ako kantu kuko barayemeraga, barayizeraga, bayigenderamo. Ndi kuvuga yuko ari gusa rero kuko ni yabo kubw'impamvu z'imyizerere bari bafite, ariko yuko nawe yabi yawe uramutse ugize imyumvire n'imyimerere nk'iyabo. Ubwo rero isabato ntabwo ari y'Abadivantiste gusa. Isabato si y'Abayahudi gusa, nta nubwo ari iya Mose gusa, ntabwo ari iya Aburahamu gusa. Abo ndi kuvuga bose barayiruhutse. Ntabwo ari iya Yesaya gusa. Wabisoma muri Yesaya 58. Imana imuha umuyoboro imubwira uburyo isabato ikwiye kubahirizwa. Kuri uwo munsi adakwiriye kuvuga ibyo yishakiye, adakwiriye gukora ibyo yishakiye. Isabato ntabwo ari iy'aba Daniyeli gusa, ntabwo ari iya Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe gusa. Tubisoma mu byahishuwe arimo kuvuga ati ku munsi w'umwami ndi mu mwuka. Kandi twaza mu butumwa bwiza n'ubundi ko bwanditswe na ba Mariko, Yohana na Ruka n'abandi, tugasanga barimo kutubwira yuko umwami w'isabato ari Yesu. Ubwo rero iyo Yohana avuze ngo ku munsi w'umwami, abarimo kuvuga yuko ku isabato aribwo yahawe iryo hishurirwa cyangwa se ubwo butumwa. Kubera iki rero mvuga yuko isabato atari iy'Abadivantiste gusa, ahubwo yewe hari uvuga ko ari iy'abandi. Ngewe ndahinguranya mvuga yuko isabato ari iy'Imana kuko byavuzwe muri wa murongo wavuze ngo ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. Niwo sabato y'Uwiteka. Ni umunsi rero w'Imana yitoranyirije, ahubwo iwuha abantu. Ariko iwuha abandi. Ntabwo yawuhaye Abadivantiste. Oya, ntabwo yawuhaye Abadivantiste gusa, ahubwo yawuhaye abantu bose, inyoko muntu yose. Noneho ikaba no mu mategeko rero. Sabato ari iya no white. Ari y'Abadive nkuko nandi kubivuga. None ni y'Uwiteka. Isabato ni y'Uwiteka. Isabato ni y'Uwiteka. Dusomye mu itangiriro nkuko twari twabisomye igice cyaho cya kabiri, batubwiye yuko Uwiteka ari we watoranyije uwo munsi akaweza, akawuha umugisha. Ibintu bibiri bikomeye bitigeze bikorerwa indi minsi. Hanyuma ubwo nidusubira mu itangiriro rero turaza gusanga ari naho atari yabaho. Yego, ubwo yahawe nde? Yahawe Adamu n'urubyaro rwe n'abari kuzakurikiraho bose kugeza mu gisekuru runaka cya na white gukomeza kugeza no mu gihe cyacu. Amategeko 10 rero ntabwo yigeze ahinduka, keretse wenda hari ababona ibihamya, ariko ntekereza yuko byaba ibyo kuganirwaho namo kanyuma y'iki kiganiro. Wenda hari ababonye aho amategeko 10 y'Imana yahindutse, wenda hari twazabafasha kugira ngo bamenye ko aya ari amategeko 10 y'Imana
atarigeze ahinduka cyangwa se ahindagurika, kuko hari amategeko yavuyeho nk'ay'imihango yashushanyaga Kristo amaze kuza ku isi, amaze kuba igitambo, ntabwo ibitambo byari bigikwiriye gukomeza gutambwa. Ubwo rero ni ayo mategeko y'imihango yose yashushanyaga cyangwa se yacureraga kuza kwa Kristo, ntabwo ayo mategeko yaragifite agaciro, kuko igitambo nyakuri byashushanyaga cyari kimaze kuboneka. Ubwo rero mpera aho ngaho mvuga nti isabato ni y'Uwiteka, kuko ari biri bitubwiye, baravuze ngo kuko umunsi wa karindwi ari wo sabato, ari wo munsi w'isabato y'Uwiteka Imana yawe. Umunsi w'isabato rero ni uw'Imana, ariko irangije iwuha abantu. Iwuha abande, uhereza Adamu mu itangiriro, abayahudi batarabaho, Mose atarabaho, Abrahamu atarabaho, Yesaya atarabaho, Yohana wa wundi ku munsi w'umwami, Yohana atarabaho, natwe twese tutarabaho. Ni impano rero twahawe. Amen. Nyemera nse nk'ubyisoza uko, keretse nimba hari, keretse kubihamisha ibyanditswe byera. Ezekiyeli 20:12. Yego. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye, ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo. Eric, hajemo amasabato, hajemo amasabato. Amasabato nese twabonye ko bigaruka buri cyumweru. Bigaruka buri cyumweru. Imana rero yatanze isabato yayo, iyiha abandi ngo ihinduke ikimenyetso hagati yabo. Eric, none ntabwo abaye amasabato nko kuvuga isabato yo kuwa, ntabwo abaye amasabato nko kuvuga isabato yo kuwa gatandatu, abanyarwanda bita kuwa gatandatu, ni isabato yo ku cyumweru. Sinzi uraza kubivuga. Twamaze kubibona mu kuri kw'ijambo ry'Imana, isabato ni imwe, ni umunsi wa karindwi. Yego. Nta nubwo ku cyumweru ari isabato, ni umunsi wa mbere nyine. Yego. Ni umunsi w'imirimo, kubera ko twamaze kubona ko ari iminsi 6 ujya ukora. Icyo nashaka no kwerekana yuko isabato ari y'Uwiteka hano, ahubwo yihaye abantu. Na kantu ntari naratekereje uvuze, uvuga uti ntabwo ari y'abadive gusa, ahubwo ni y'abantu, ni y'Imana yahaye abantu. Ni umunsi w'Imana, isabato y'Imana yahaye abantu nk'impano. Yego. Ni ikintu gikomeye. Ku ngingo rero y'uko isabato ari y'Uwiteka, iri somo ubwaryo rero tubwiye ngo ni isabato yanjye. Noneho hari isomo wavuze ryo muri Yesaya igice cya 58. Yego. Naryo twarivugaho gatoya. Yesaya 58 umurongo wa 13. Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, umunsi wanjye wera, umunsi w'Imana. Yego. Yego. Ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka. Urumva ko bisubiwemo, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubikigenge, ntibishaka ibyo kwinezeza, n'ibyo bishaka ku bwawe, no kuzishimira Uwiteka. Yego. Iyo outcome izava mu kwishimira isabato. Uzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yego. Ko kanwa ntabwo ari aka Yesaya, nako Uwiteka kabivuze. Nako Uwiteka. Isabato ni umunsi wera, ni umunsi w'Uwiteka, umunsi wanjye, ndetse w'icyubahiro. Yego. Eric, kuri iryo somo ukuntu risoza, njye muri Bibiliya yanjye nanditseho ngo Lord's signature. Yego. Nanditseho yuko ari signature y'Imana. Akanwa iyo perezida atanze itangazo rikomeye ryavuye muri presidence, hepfo habashyiraho kashe ya presidence. None hano basoje bavuga ngo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Njye inyifata nka kashe y'Imana. Ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye. Nicyo nashimangiraga. Andi masomo wayavuze. Yego. Matayo 12 umurongo wa 8 hatubwira yuko Yesu yihamya ko ari umwami w'isabato. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi Yesu ni Imana, niko tubyizera. Ni umwami w'isabato nayo. Ndetse Yohana wabanye na Yesu yarabiza, aravuga ati ku munsi w'umwami nari mu mwuka. Ubwo rero ntabwo ya sabato ikiri y'abadive ngo kiba ari akantu kabo batunze, ntabwo ari ya Elena White, ntabwo ari ya yande ya Mose, ya Yesaya, ya Daniel. Ahubwo ni isabato y'Uwiteka Imana. Kandi abakunda umwami Imana bishimira kwizihiza uwo munsi, kuko yo bahayeho impano kugira ngo bagirane isano nayo. Yego.
tuganiriye ibintu bikomeye n'amasaha ari kuducika, sinzi niba mu byo tuvuze umaze kudufasha gusobanukirwa umunsi w'Uwiteka uwo ari wo, umunsi wa karindwi uwo ari wo, n'uburyo uwo munsi wa karindwi ari isabato y'Uwiteka. Yego. Ese hari icyo ushobora kongeraho ku byo tumaze kuvuga kugira ngo dushake umusozo w'ikiganiro? Muri biriya bitabo bya Mose natangajwe n'amagambo arimo bavuga yuko isabato ari ikimenyetso cy'iteka ryose. Yego. Bajye bubaha cyangwa se bubahiriza umunsi w'isabato mu minsi yabo yose. Yego. Mu minsi yabo yose, ndetse henshi bakagenda bavuga yuko ari ikimenyetso cy'iteka ryose. Yego. Isabato iri tegeko uko ritangira rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Iyo umuntu akubwiye ngo wibuke abashatse kuvuga ikintu runaka muziranyeho kitari gishyashya. Yego. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Kandi koko twabibonye ko isabato ntabwo yari iy'Abisirayeli, ahubwo ni isabato y'Uwiteka yari yarahaye Adamu, yongera kubibutsa yuko n'abari iyabo. Iyo bavuze rero ngo isabato ni ikimenyetso cy'iteka ryose, twakwibaza ngo iteka ryose ni ryari? Iteka ryose ni kugeza ryari ubwo? Ni igihe gihoraho. Ni igihe gihoraho, urakoze cyane. Ubwo rero isabato ntabwo ari umunsi wataye agaciro cyangwa se umunsi umuntu ashobora gushyiraho yishakiye. Hari n'abajya bavuga bati ariko umunsi wa karindwi uramutse uhereye mercredi ukageza uyindi mercredi waba ugeze ku wa karindwi. Oya, Eric nitwa amazina yanjye urayazi, witwa Eric. Turamutse dutonze umurongo uri Eric, banze bakagushyira ku mwanya wa karindwi, witwa Eric uri wa karindwi. Barangiza iyo chaîne uko mukurikiranye bakabihindura, Eric bakagenda bakamushyira ku mwanya wa gatatu. Ntabwo umuntu wa karindwi aba akiri Eric. Yego, Eric aba yahinduwe, yashyizwe hahandi, ariko kwera kwa Eric kuba kukiri kwa kundi. Reka tubibare mu minsi, kwera ku isabato guma ari ukwera ku isabato. Mu yandi magambo abantu navuga yuko bega ntago bashobora guhindura umunsi w'isabato ngo babishobore, kuko ari umunsi w'Imana. Iby'Imana yahamije birakomeye kuruta iby'abantu, kandi abantu nabo bagiye bashyiraho ibyabo bikaba ibintu bihamye ndetse bikubahwa. Yego. Ubwo Imana itabitangaje rero bisobanuye yuko biracyafite agaciro, kandi niyo yahamije ko ari iby'iteka ryose. Yego. Turacyari muri icyo gihe cyitwa iteka ryose. Mbashimiye rero ikiganiro cyiza muduhaye. Na bene data bandi bazadusangiza amagambo asigaye. Yego. Twarebaga ku itegeko rya 4 tuvuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora abakoramwe imirimo yawe yose. Yego. Ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ako kagingo niko twaganiriyeho. Yego. Tuzakomeza kwibaza andi magambo avuga ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho. Yego. Haba wowe, abahungu bawe, abakobwa bawe, abaja bawe, ndetse n'ibyo utunze byose. Ibyo tuzabiganira n'undi muntu w'Imana tuzahura kugira ngo atuganize kuri iyo ngingo, ndetse kugeza ubwo batubwira impamvu yo kuruhuka isabato yuko ariyo Uwiteka yemeyemo byose. Yego. Nshimiye rero mwe mwakomeje kudutega amatwi no kutuyobora mu kiganiro. Nkuko watangiye udusengera, ngiye kugusaba n'ubundi udusengera dusoza ikiganiro. Yego, reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro ndetse mu cyigisho, ukaba uduhaye gusoza amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Ni ubushake bwawe yuko abantu bamenya ubushake bwawe ndetse bagasobanukirwa, ntibakurikire Imana buhumyi, ahubwo bakayikurikira basobanukiwe. Kandi reka umuntu wese asobanukirwe yuko nyuma yo kumenya umucyo cyangwa se ukuri, aba akwiriye guhitamo kuguhindukirira, agatangira kuyoborwa nako, kuko ari bwo bushake bw'Imana. Ukomeze kutwungura rero nk'uko ubuntu bwawe buri, mu gihe dusoma dushakashaka mu byanditswe, ujye utwungura ubwenge kuko wabikoreye ba Daniyeli, kandi nk'uko wabikoreye abatubanjirije bakuyobokanye mu mutima wabo wose. Ukomeze kutubera Imana, kandi ujye ukomeza kurushaho kutwungura kugira ngo tubone uko twungura abandi. Tugushimiye ko waduhaye igihe cyiza, tugushimiye cyane ko ijuru ryabanye natwe muri iki cyigisho. Ukomeze turinde ubugingo n'ubuzima mu izina rya Yesu. Amen. Amen.